Diyabete indwara imwe mu zihangayikishije isi. Umuntu umwe mu bantu 10 aba arwaye diyabete. Niba ufite kimwe muri ibi bimenyetso, menya ko uri umukandida mwiza wo kuba ufite indwara ya diyabete. Ikimenyetso cya mbere, kugira inyota ikabije. Ikimenyetso cya kabiri, umunaniro. Ikimenyetso cya gatatu, kurya nabi biri mu bitera diyabete. Kubyibuha mu mayunguyungu, kwihagarika buri kanya, kumara umwanya munini wicaye, indwara zibasira uruhu zitinda gukira, kutagira amarangamutima no kutita ku bintu. Kuba umuntu akomoka mu bantu diyabete ikunda kwibasira, ibyo byose niba ubyibonaho ihutire kwa muganga barebe isukari yawe uko ihagaze. Uretse kuba kandi diyabete iri mu zibasira abantu cyane zikabatwara ubuzima, diyabete ku bagabo ituma batubaka ingo neza mu bikorwa by'abashakanye. Aha hakaba hatuma urubyaro rubura bitewe n'uko umugabo afite iyo ndwara. Ibi ntibireba abagabo gusa kuko n'abagore diyabete igira ingaruka kuri nyababyeyi, bigatuma gutwita bigorana, hakavamo gukuramo inda kwa hato na hato, akenshi biganisha kuba wabura urubyaro bitewe n'iyi ndwara. Abahanga mu by'ubuzima bagaragaza ko uburyo bwizewe kandi bwagufasha kwirinda no kwivura indwara nk'izi zitandura ari ukurya ubwoko 5 butandukanye bw'imboga buri munsi, ndetse n'ubwoko 5 butandukanye bw'imbuto buri munsi. Ndabashimiye, tugire ubuzima bwiza.